Perezida wa Repubulika Paul Kagame yishimiye iterambere y'intara igenda igeraho, ariko asaba abayobozi kurushaho kubyaza umusaruro amahirwe n'ibikorwa remezo biri muri iyi ntara. Aho umukuru w'igihugu yatanze urugero ku ruganda rwubakiye gukora amavuta muri soya, ariko kugeza ubu rukaba rwarabuze umusaruro rutunganya, maze agaragaza ko abaturage baba bakwiye gukangurirwa bihagije ibikorwa nk'ibi bagaragarizwa inyungu zirimo. Niba dufite icyuma cya hano kitunganya soya, kuno kuvuga ngo tugomba gushyiraho soya icyuma aho kugira ngo kizakorere kuri 30%, kuki kitagera gukorera ku 100%. Naho ubu icyuma twagishyizeho byari kugira ngo noneho tujye mu baturage tuvuge ngo nimuhingire iki cyuma, ubwo muraba muhingira amasoko, inyungu zimeze zityo. Niturangiza se icyuma ukajya ugiye bakakubwira ngo cyahagaze, ngo uti se cyahagaritswe n'iki, ngo cyabuze, urumva ingaruka zabyo, urumva icyo bivuze. Ariko ugomba no kwibaza utari ko kukizabuze, twabuze aho tuzihinga, twabuze uko tuzihinga, habaye iki? Icyo ni ikibazo abayobozi bagomba gusubiza. Perezida Paul Kagame yibukije ko kugira ngo impinduka zifuzwa mu iterambere zigerweho, u Rwanda rudakeneye abayobozi bavuga ko ari mikeza gusa, katagira icyo gahindura ku buzima bw'abaturage. Ntabwo dukwiye kujya muri politike yo kuvuga neza, ahubwo ni politike ivuga ibyiza igakora n'ibyiza, hanyuma ikivuyemo kikagaragarira muri transformation, mu imihindurikire y'ubuzima bw'abantu, ukuntu ubuzima buhinduka bukaba bwiza nk'ubwo tubona n'ahandi hose. Kimwe mu byifuzo byagaragajwe n'abitabiriye ibi biganiro harimo icy'imbuto y'ibigori ihenda cyane bitewe n'uko ituburirwa hanze y'u Rwanda. Avuga ko ubu yatangiye gutuburirwa mu Rwanda ku bufatanye n'abikorera. Kuri iyi ngingo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi kwihuta mu byo bakora kandi bagahora bashaka uko ibibazo byakemurwa, kuko aricyo kizatuma u Rwanda rugera ku kwigira nyako aho guhora ruteze amaboko. Yaba abayobozi cyangwa abayoborwa, imyumvire, kumva neza, ugakora ibintu byiza, ibintu bizima, ntute n'igihe ukava mu bintu bita igihe. Twebwe nk'Abanyarwanda tunyuze muri byinshi ku buryo dukwiriye kuba twumva iryo somo, ndetse dufite n'ubushake navuga butanasanzwe bwo kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, guhindura ubuzima, tukaba abantu bameze neza, abandi bafite ku buryo bumva ndetse haribo bakwiye kubugira bonyine, abandi bafite ubuzima bwiza bumva ko aribo Imana yabugeneye gusa, ko ari ubwabo, abandi nabo bazajya babasangiza kuri ubwo buzima bwiza babagenere. Ntabwo nibwira ko imyumvire yacu na politike yacu bikwiye kuba abo bantu bemera gusangizwa ubuzima n'abandi, tukaba abazasagurira bakajya baduhaho, mukakira ugakoma mu mashyi ukagenda. Mwumva ariko dukwiriye kuba? Ntabwo bishoboka, ntabwo ariko bikwiye. Ikibazo cy'amazi meza cyagarutsweho nk'iki kibangamiye iterambere ry'intara y'Iburasirazuba, aho abaturage bagerwaho n'amazi meza bari ku kigereranyo cya 67%. Ubuyobozi bw'intara ariko buvuga ko bigiye gushyirwamo ingufu ku buryo uyu mwaka uzarangira nibura bageze kuri 70%. Abayobozi mu nzego zitandukanye mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaje kunyurwa n'impanuro bahawe n'umukuru w'igihugu, banamusezeranya ko bagiye kwihatira kuzishyira mu bikorwa. Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rwamagana.